Mbashimiye ko munteze amatwi. Nako munkoreye amatwi yanyu mu nzira, muyankure mu nzira ntahindi yo nyasitaraho. Munkoreye amatwi yanyu mu nzira ntahindi niyo nyasitaraho. Ariko ndabashimiye by'umwihariko ko munteze amatwi. Reka twivugire kuri Rayon. Rayon Sport imaze igihe idatsinda yakabije. Hari ingingo amaze iminsi biradatsinda umukino bamwirukane. Ubu no kurya twabiretse, ndi kujya kurya cyangwa kunywa bikananira. Nakwibuka ko Rayon yatsinze ngahita mpaga. Ayo ni amagambo atangazwa n'abafana ba Rayon Sport. Ukibona atatu mu kibuga umenye ko Rayon igiye gutatura ikipe ikayitetiza igatima isuswe mu kibuga. Abariyo bafana nako abafana ba Rayon bati ikipe yacu nyuma y'imyaka 28 isubiye kuri finali ya Sekafa, duheruka nyuma y'imyaka 28 kandi dufite icyizere ko ishobora no kuyitwara kuko dufite tatu wacu. Abariyo bati mwaduteze iminsi ntitwayisitaraho, mudutega amakipe tuyagarika rugikubita, mu gihe mwe mwagaritswe rugikubita namwe, none ubu dufite icyizere twabaye ibinya ndetse n'ikimenyimenyi, mu gihe dufite tatu wacu Sekafa tuzayitwara. Abasesenguzi bati ubwo rero imihembera ku gihe nawe ifitiye ikirarane iraza kutumara, iratubiza icyuya no gukenyera tugakomeza. Rayon yafashe Gor Mahia irayicanira, irayituritsa, inyagira ibitego 2-1, yitsikamira ku gakanu, maze Gor Mahia isubira muri Kenya iririmba urwibonye yimyiza imoso. Uba Rayon ngo bafite icyizere ngo nubwo ari Hilali ngo ku munsi wo kwa gatanu bazayitsinda bayitsindagire, ngo imeze nk'aya ntari ishaje irisha n'imbeba zikayonka. Uba Rayon mu ngamba nshya n'imihini mishya basarishije ngo Hilali ntizabakandagira imbere, ngo bazayitsinda bayitsindagire, ngo n'ubundi n'ubwashize barayitsinze. Ku munsi wo kuwa gatanu kuri iki cyumweru nibwo Rayon ifitanye umukino wa finali ya Sekafa yo nari Hilali. Uwo mukino ukaba uzabahuza ku munsi wo kuwa gatanu w'iki cyumweru. Reka ngushimire we twabanye muri iki kiganiro kugeza kirangiye. Ciao ciao.